turabashuje kandi reka twihute tubanze dusenga Imana ubundi twihuta ku ngingo y'umunsi n'ingingo ikomeye kandi turi gukoresha umwanya mutoya. Turagushimiye Mana y'icyubahiro, tugushimiye amahirwe utwongera mu buzima, n'ubu rero urakunze turacyahumeka, ntabwo icyubahiro. Tubonye umwanya rero wo gusoma no kugenza amaso mu ijambo ryawe, ubishimirwe. Mwuka wera natumurikire kugira ngo tubashe kumva neza ibivugwa mu izina rya Yesu. Turabashubuje rero bari hirya no hino, turasanga kandi turaziranye, ariko n'izi ngingo turimo zerekeranye n'ijambo ry'Imana. Uyu mwanya muto dukoresha bise Bibiliya yacu umurongo w'umunsi, Bibiliya yacu umurongo w'umunsi. Ahangaha tugenda tunyuza amaso mu ijambo ry'Imana, tukagira bike dushobora gusoma bishobora kudufasha. Uyu munsi rero dufite ingingo ikomeye. Iyo ngingo tuyigeraho tubanje gusoma Abefeso igice cya 2 umurongo w'8. Abefeso igice cya 2 umurongo w'8. Iyo ngingo y'umunsi twayise ngo na agakiza n'impano. Agakiza n'impano niwo murongo w'umunsi. Mu Efeso igice cya 2 umurongo w'8 rero harava mu makijwe n'ubuntu bwo kwizera, ntibyavuye kuri mwe ahubwo n'impano y'Imana, ntibyavuye no ku mirimo kugira ngo hatagira umuntu wirarira, kuko turabo yaremye ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu, n'Imana yiteguriye kera kugira ngo tuyigenderemo. Ariko reka umurongo nubwo twafashe wa 8 igice cya 2, reka dusome igice cya 2 duhereye ku murongo wa 1, noneho tugende twumva buhoro buhoro, ntabwo turi bukoreshe ibisobanuro byinshi cyane. Ikintu gikunda kugarukaho cyane mu byerekeranye n'inyigisho z'agakiza, tuba tuvuga Yesu Kristo gukiranuka kwacu. Tuvuga Yesu Kristo gukiranuka kwacu, tugira tuti nk'uko abantu bose bakorwe gupfa na Adamu kubera gucumura kwe, ni nako kandi igikorwa cyo gukiranuka cyakozwe na Yesu Kristo, akaza kutubambirwa ku musaraba, agapfa, akazuka, akajyanwa mu ijuru, ariko yarashiye mu bibazo bitandukanye, hageragezwa uburyo bwese nkatwe, ariko agakiranuka. Gukiranuka ntabwo akwikorereye, ahubwo nitwiyagukoreraga. Ni ibintu bitangaje. Niyo mpamvu Pawulo ayoboye n'umwuka wera yandikiye Timoteyo amagambo akomeye cyane, aragira ati so gushidikanya ubwiru bw'Imana burakomeye cyane. Ati Imana kwerekana ufite umubiri, ikizerwa mu isi, ikamamazwa mu banyamahanga, ati hanyuma ikazamuka ikajyanwa mu ijuru. Ni ibintu bikomeye. Ariko reka tuvuge n'umuntu dusoma Abefeso igice cya 2 duhereye ku murongo wa 1. Pawulo yanditse ati namwe yarabazuye mwebwe abari bapfuye muzi ibicumuro n'ibyaha byanyu, ibyo mwagenderagamo kera mukurikiza imigenzo y'isi, mugakurikiza umwami utegeka ikirere, ari we mwuka ukorera mu matumvira. Kandi natwe twese twahoze muri bo dukurikiza ibyo kamere yacu yifuza, twakora ibyo kamere n'imitima byacu byishakira, kandi kubwa kavukire yacu twarabo kugira umujinya nk'abandi bose. Ariko Imana kuko ari umutunzi w'imbabazi, yaduhinduranye bazima na Kristo kubw'urukundo rwinshi yadukunze, kuko ari dupfuye tuzize ibicumuro byacu. Ubuntu nibwo bwabakijije, no kutuzurana nawe, twicaranye nawe mu ijuru mu buryo bw'umwuka, turi mu Kristo Yesu, kugira ngo mu bihe bizaza izerekane ubutunzi bw'ubuntu bwayo buhebuje byose, itugirira neza muri Kristo Yesu. Mwakijijwe n'ubuntu bwo kwizera, ntibyavuye kuri mwe ahubwo ni impano y'Imana, ntibyavuye no ku mirimo kugira ngo hatagira umuntu wirarira, kuko turabo yaremye ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu, Imana yiteguriye kera kugira ngo tuyigenderemo. Iyi ni inyigisho ikomeye, isaba n'umwanya munini wo kuyivugaho ibintu bitandukanye. Ivuga ku byerekeye n'iki gikorwa Pawulo yandikiye none Abaroma, arababwira ati Imana ibasha kubakomeresha ubutumwa bwiza, ati kuko kubwiza ko ibya Yesu Kristo nababwirije guhuza n'ibanga ryahishwe uherekera kose. Ati kubwiriza ko ibya Yesu Kristo nababwirije bihuza n'ibanga ryahishwe uherekera kose.
ni ikintu gikomeye. Ni ukuvuga ko ibyerekeranye no gukizwa n'ubuntu bwo kwizera, cyangwa se kugirwa intungane kubwo kwizera, cyangwa se gutsindishirwa kubwo kwizera, ni imwe mu nyigisho zikomeye cyane ziri muri Bibiliya, zimeze nk'aho abantu batanazumva kimwe mu bantu batandukanye, abandi bakazibeshyaho, ariko nibwo buryo bukomeye bubaho bugize inyigisho z'ishingiro, bugize inyigisho shingiro za Bibiliya. Ni ukuvuga ko ni umwanya wa buri muntu wese gutekereza, gucisha make, guca bugufi, kwiringa Imana ikamuhishurira aya magambo yerekeranye no gukizwa n'ubuntu bwo kwizera. Ni ukuvuga ko igikorwa Adamu yakoze cyo gucumura, hanyuma kigatuma twese twokozwa urupfu, ni nako igikorwa Kristo yakoze ubwacyo cyatumye nanone tubasha gukizwa kugira ngo duhabwe ubugingo. Ni amagambo akomeye cyane agirana n'amasezerano y'Imana, agirana n'iby'Imana yasezeranije Aburahamu, ikasubiramo Isaka, ikasubiramo Yakobo, hanyuma Yesu akaza kubisohoza. Uwo niwe wabwiwe ba sokuruza bose mu byo kwizera, ari Dawidi n'abandi bose, nibo abahanuzi bavugaga. Kandi ni kuko Pawulo mwabyumva bisubiyemo mu Baroma, aravuga ati Imana ibasha kubakomeresha ubutumwa bwiza, ati kuko kubwiriza ko ibya Yesu Kristo nababwirije ubuza n'ibanga ryahishwe uhereye kera kose. Ni amagambo akomeye. Ugiye kujya mu neza ukuntu uwo murimo winjira mu mibereho y'umuntu, tuzabigeraho igihe tuzaba tuvuga ku byerekeranye no gukizwa, kubabarirwa ibyaha, kwihana ibyaha, uko umwuka wera afata aya mabanga, cyangwa se iri sezerano, cyangwa se ubutunzi bwahishwe, ubutunzi dufata nk'izahabu nziza ya Ofiri, akaza akabwinjiza mu mibereho y'umuntu, akabwinjiza mu mibereho y'umuntu. Tuvuga ko Kristo ubwe ameze nk'indorerwamo y'impande ebyiri. Uruhande rumwe iyo tururebyemo turibona, tukabona ibyaha byacu byose uko byakabaye, ububi bwacu tukabuhishurirwa n'ibyo yakabaye atibuka. Ububi bwacu turabuhishurirwa, ariko urundi ruhande rwe nanone, urundi ruhande rw'iyo ndorerwamo igereranya Kristo, twarurebamo tukabonamo impuhwe z'Imana, tukabonamo gukiranirwa kwa Yesu, tukabonamo urwo rukundo, tukabonamo urwo rugendo rwatumye yihindura umuntu kandi yari Imana. Aya magambo rero Pawulo yandikiye Abefeso ni amagambo akomeye cyane, asa naho ashaka kwerekana yuko ibyerekeranye no gukizwa, agakiza katagurwa, ahubwo ari impano y'Imana. Aho twavaho kwizera Kristo bihagije, kwizera Yesu Kristo birahagije. Hariho abahita bavuga bati none se umuntu aramutse yizeye gusa ntihatire gukomeza amategeko ntabwo yazimira. Oya, ibyo ni ubwiru bukomeye cyane, nk'uko Pawulo none yabyanditse. Ni ubwiru bukomeye cyane kuko bugereranywa n'imibereho iri hagati y'umugabo n'umugore. Umugabo aramutse atabanye n'umugore ntabwo umugore yabyara, ariko kandi umugore abanye n'umugabo ntabwo umugore yakwibuza kubyara kandi yabanye n'umugabo. Ni ukuvuga ko rero umuntu wegereye Yesu, Imana bakabana, umwuka wera akamwakira, aramutoza, akamumenyereza, afata neza ibyerekeranye n'ubwo butunzi bwo mu ijuru, akabushyira mu mutima wa muntu, akamumenyereza kwitondera amategeko y'Imana, akamushyira mu rukundo. Niyo mpamvu Yesu ubwe yaje akavuga ati ntabwo nazanywe, nitekereza ko nazanywe no gukuraho amategeko, ahubwo nazanywe no kuyasohoza, cyangwa se nazanywe no kuyakomeza. Yasobanuraga neza nyine ko igihe umwuka wera cyangwa se umuntu yakiriye Kristo, icyo gihe ahubwo kubaha amategeko y'Imana cyangwa se kugendera mu murongo w'Imana nibwo bimworohera. Koze cyane rero tukomeza gukurikirana inyigisho, tugira dukoresha mu mwanya mutoya, ariko tuvugemo ibintu bikomeye, noneho byo kugenda bitwibukitsa kongera
kugira uwo mwanya wo guha agaciro ijambo ry'Imana. Niyo mpamvu twabyise Bibiliya yacu ijambo ry'umunsi, Bibiliya yacu ijambo ry'umunsi cyangwa se isomo ry'umunsi. Reka dusenge. Turakoze Nyagasani kongera kuduha uyu mwanya mwiza wo kongera kwibuka ijambo ryawe, kongera kunyuza amaso mu ijambo ryawe, kongera guhugurana ntabwo icyubahiro. Umwuka wera rero nakomeza tuyobore, nakomeze atwumvishe ibyo ntabasha kugezaho ubusobanuro mu izina rya Yesu.